Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2025. Iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni itariki ngarukamwaka yo kwizihiza umunsi w'umurimo. Buri umwe wese aba atekereza yuko kuri uwo munsi aba ari itariki y'ikiruhuko, aba ari itariki yo kuruhuka, ukicara ugatekereza ku biza gukurikira ku munsi ukurikira, ndetse n'igihe cyose wamaze uri gukora imirimo itandukanye cyangwa se uri kuzuza inshingano wahawe. Buri umwe wese mu mutwe we haba harimo yuko aba ari umunsi w'ikiruhuko cyangwa se konje, bitewe n'uko ubitekereza. Ariko biza kurangira uyu munsi n'ubundi urangiye nta konje ufite, bitewe n'imirimo ufite cyangwa se bitewe n'ibyo ukoramo. Uyu munsi uza kurangira bamwe bafite konje, twebwe twiriwe mu mirimo, nta kindi kintu kindi twemerewe usibye gukora, ndetse umunsi tukanakora cyane. Ese biterwa n'iki? Uyu munsi waturutse hehe? Mu Rwanda hafi ya twese icyo tuba turota, ndetse si mu Rwanda gusa ni ku isi hose, buri umwe wese abarota kuzagira akazi, akagira imikorere izamufasha kubaho muri buno buzima bugoranye hano ku isi, kuko akazi nicyo gisubizo cyonyine kigufasha kubaho utekanye ndetse wumva ubayeho neza. Ariko mu Rwanda ni iyihe mibare igaragara itwereka uko Abanyarwanda bashobora kuba bafite akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Abanyarwanda bafite akazi ku rwego rungana iki? Abize, abatarize, abagerageje kugera mu ishuri, twese dufite akazi kangana iki? Ni uruhe ruhande ruruta urundi? Abize, abatarize, abagerageje kugera mu ishuri nyuma bakaricikiriza, ni bande bafite akazi kuruta abandi? Igisubizo nta kindi ni uko imibare y'u Rwanda, imibare bigaragazwa n'uko abaza imbere mu kugira akazi ari abatigeze bakandagira no mu ishuri habe na mba. Ibiterwa n'iki? Izo ni ingingo ebyiri tugiye kurambura. Yewe gutegura icyo kiganiro nkangiye no kukikugezaho ndi Kwizera Elize. Umunsi mpuzamahanga w'abakozi ufite inkomoko ku cyiswe Higher Market Afia. Iyi ikaba ari imyigaragambyo yabereye i Chicago mu 1886, aho abakozi baharaniraga ku masaha y'akazi yagabanwa akava kuri 12 akagirwa 8 ku munsi. Uyu munsi benshi bakunze kuwita May Day cyangwa umunsi wa Gicurasi, waje kugirwa umunsi mpuzamahanga w'1889 mu nama mpuzamahanga ya mbere yabereye i Paris mu Bufaransa. Inama yari yatumijwe ivuga ku kinyejana cyari gishize habaye impinduramatwara byahuriranye n'imurikabikorwa mpuzamahanga byagaragazaga ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho mu nzego zitandukanye, yaba ikoranabuhanga, ubumenyi n'ubugeni. Ingingo ya 68 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryo muri 2018 ivuga neza ko iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena umushahara fatizo. Iyo ngingo yari no mu itegeko rigenga umurimo ryasimbuwe 2018 iririho mu mwaka wa 2018, igihe abadepite mu nteko ishinga amategeko batoraga itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ririho ubu. Basabye ndetse banakomeje yuko amateka ya Minisitiri arishyira mu bikorwa agomba guhita ajyaho. Amenshi mu mateka ya Minisitiri ashyira mu bikorwa iryo tegeko yamaze kujyaho. Kubona akazi mu Rwanda bisigaye ari ingorabahizi. Ugafite akaryamaho ukaba azi neza yuko akabuze bishoboka ko ejo atazongera kukabona ukundi. Utagafite we ahora abunze imitima yibaza uko ejo hazaba hameze. U Rwanda rufite intego yo kugabanya ubushomeri mu gihugu ukava kuri 17.2% muri 2023 bukagera kuri 7.5% muri 2035 ndetse na 5% muri 2050. Imibare igaragaza yuko mu Rwanda abantu bafite imyaka yo gukora, ni ukuvuga bari hejuru y'imyaka 16, ni 1,807,000. Ni mu gihe hafi 1,000,000 bagejeje igihe cyo gukora ariko badafite akazi, ari bo bahora bagashaka hirya no hino.
abantu bakora nibura abakora umunsi ku munsi cyangwa se umunsi mu masaha 35 mu cyumweru baba bashobora kuba bakora andi masaha. Abantu bafite imyaka yo gukora ariko badafite akazi bitewe n'uko bafite ibindi bakora bibinjiriza, bari kwiga cyangwa bafite inshingano mu miryango yabo, miliyoni 329. Urubyiruko rudafite akazi rufite hagati y'imyaka 16 na 30, rutari mu kazi kandi rutari no mu bikorwa by'imyuga cyangwa se amasomo, rungana na miliyoni 114. Abantu bose bafite akazi mu Rwanda 90% babarizwa mu cyiciro cy'imirimo itanditse. 40% by'abafite akazi bose bakora mu rwego rw'ubuhinzi, biganjemo abantu batize. Mu bantu bose bakora bibarwa ko 25% byabo bakora amasaha y'ikirenga, bangana na miliyoni 116 by'abafite akazi bose, ari munsi ya 28 ku cyumweru. Umubare munini wabo w'abantu bakora mu rwego rw'imirimo itanditse. Nibura abantu 211 binjira ku isoko ry'umurimo buri mwaka, ibintu bigaragaza ko hakenewe guhangwa imirimo myinshi kurushaho kuko abaza ari benshi cyane buri mwaka. Mu bantu bose bafite akazi 80% baba barize amashuri make, aho nibura usanga umubare munini ari abize amashuri abanza cyangwa se bamwe bataranayarangije. Muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha ubukungu, u Rwanda rwiyemeje ko ruzajya ruhanga imirimo miliyoni 125 izahangwa mu gihe cy'imyaka 5, aho nibura imirimo 250 izajya ihangwa buri mwaka. Ufite akazi n'amashuri bize. Mu bafite akazi mu Rwanda 16.3% bafite akazi guhera ku myaka 15 kuzamura, ntabwo bigeze barangiza amashuri abanza, mu gihe 33.9% bize amashuri make abanza, mu gihe 30.1% barangije amashuri abanza. Urebeye ku gitsina, 18.8% by'abagore bari mu kazi ntabwo bigeze biga amashuri abanza, mu gihe 18.8% bakikirije, ugereranyije n'abagabo 13.5%. Abafite icyiciro kibanza cy'amashuri yisumbuye bangana na 7.6%, mu gihe muri bo abagore bari hejuru gato y'abagabo 7.8% kuri 7.4%. Abize kugera nibura mu cyiciro cyisumbuye cy'amashuri yisumbuye bangana n'8%, aho abagabo bangana n'8.4%, mu gihe abagore bangana na 7.7%. Abize icyiciro cy'ibanze cya kaminuza bangana na 0.8%, mu gihe abarangije kaminuza bangana na 2.8%, mu gihe abafite masters bangana na 0.8%, mu gihe abarangije masters cyangwa se bafite masters bangana na 0.4%, naho abafite doctora bakangana na 0.1%. Birumvikana yuko umubare munini ari uwo batigeze bakandagira mu ishuri cyangwa se abarikandagiyemo bakarikikiriza, bityo bakaba ari bo bafite umurimo muri kino gihe wiganje kuruta uko abize baba bawufite. Ese ibi ngibi nibyo biyita ngo ushobora kuba wari umuhanga mu ishuri, wagera hanze ukaba umuswa mu buzima bwo hanze, cyangwa se waba uri umuswa mu ishuri, hanze wahagera ukaba umuhanga kurushaho? Umubare munini w'abafite akazi ni abatarigeze biga, ariko ibi ngibi ntabwo bikuraho yuko leta ihora idukangurira yuko tugomba kwiga dushyize umwete kugira ngo tuzabone akazi katubereye, kugira ngo tubone amafaranga, nabyo ababyeyi bacu badutoza. Ibyo ni iyindi ngingo yo gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho. Ndi Kwizera Elize, ndabashimiye cyane.